sibe byiza kuri ukomeje kurikira gahunda za televiziyo ariko umeze neza cyane aho rusagiye atandukanye nitwa Dieudonné ahangaha tuzanye n'umutumirwa ngira ngo muri kumubona neza cyane umujene uhagaze neza umeze neza umwe wa jene bahagaze muri iki gihugu ari umuntu umwe wa jene bameze neza kabisa ibyo bintu bikura meze neza Mr Aimable Refero ebana meze neza cyane meze sawa akantu ka Refero cy'ugatsindaye barubwira akantu ka Refero gaturutse ubundi Refero byagenze bite kugira ngo bajye bongeraho ka Refero iyo ni inkuru iyo titire yavuye iyo ni inkuru ariko buri hari ukuntu usanga hari utuntu bikorera gake gake ukadukora utagamije neza yawe gusa ahubwo ugamije n'ineza ya rubanda ya rubanda ubwo byaraturutse he kugira ngo wabona hari ukuntu turi kugenda tubafasha akavuga bati uriya muntu niwe dukwiriye kureberaho kureberaho fatiraho icyitegererezo ariko biriya twose tuzajya tubaza we ubundi hari ibyiza hari ukukureberaho mu bintu byiza n'ibindi baba bavuga ati reka nanjye n'ibibi byose wowe ubona bakurebera mu bihe nyine mu bihe bintu urumva iyo bagufatira Refero aba mu ngeri zitandukanye mu byiza no mu bibi wowe ubona ari mu kihe kigero bagufatiramo ubundi Refero bakunda kurikoresha nko mu bitaro ukumva ngo ibitaro ni Refero hospital aho ngaho kumva ko atari akarere nibura Aimable umeze neza ariko ahandi hose ameze neza nta kibazo uretse ko nyine utuntu tw'utubazo tw'ubuzima tutajya tubura sibo nawe ugira ibibazo by'ubuzima umuntu uzakubwira ngo nta kibazo afite aba afite n'ikibazo cy'uko isi izagera akarimbuka isi izarangira nyine aho akarimbuka hari umuntu ureba akavuga ati uyu nguyu ntabwo ubundi kugira ngo agire ikibazo biba bigoranye bitewe n'ukuntu ubona umuntu ntabaho niba nabaho sinjye ibibazo bimuraho kandi iyo ubyutse urinanura ukavuga ati ibibazo ukabisuhuza ugahita ubibwira ko ntabwo mbatinya ugahita ubibwira ati ntabwo mbatinya iyo mbyutse mba mbizi neza ko byanze bikunze butari bwire ntahuye n'ikibazo uba wabyiteguye mba nabyiteguye ariko ndabyuka nkabwira umutima wanjye n'uyu munsi wihanganira ibibazo uri buhure nabyo nabwira ubwonko muze kugirana inama ikintu cyiza mushobora gukora uyu munsi ukaza kwiba mudatuma nsara yego Aimable barakuza hano kuri iyo televiziyo dukunze guhura mu biganiro bitandukanye cyane cyane ku ngingo ariko zahindura sosiyete nyarwanda tuganira ku ngingo zahindura sosiyete hano mu Rwanda hari ikintu ushaka ko tuganiraho abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho hari ibintu ejo bundi ku itariki 17 kaminuza y'u Rwanda yashyize ku isoko abanyeshuri bagera ku 9,000 barenga 9,000 abanyeshuri barenga 9,000 baje nyine kubaka igihugu baze kubaka sosiyete nyarwanda bumva babariza ibintu bigiye bitandukanye baba baje kubikoresha kugira ngo bubake igihugu muri rusange ariko kuri iki gihe hari akantu bakunze kuvuga ngo kera ngo kwiga ngo byari urufunguzo rw'ubuzima ngo ariko ngubu ngo ntago bazi ngo umuntu wagiye ngo agafata urwo rufunguzo ntago bazi umuntu wahinduye ingufuri ngo bigaragara ko ingufuri yahinduwe kuri iki gihe bigaragara ko kwiga bitakiri urufunguzo rw'ubuzima Aimable wowe ku ruhande rwawe Aimable ndabizi neza ufite degree yawe nawe uherutse gusoza kaminuza nawe rwose uri umwe mu bayisoje warayisoje ariko uko biri kose ndagira ngo umbwire kuri wowe ubibona gute ese kwiga ntabwo bikiri urufunguzo rw'ubuzima koko nk'umuntu nawe uba muri iyi sosiyete nawe wasoje kaminuza kuri wowe ku ruhande rwawe ubibona gute iyi ngingo ni ingingo nziza yo kuganiraho mita nanahereza ikaze nyine graduates from University of Rwanda baha ikaze baje guhaga gukemura ibibazo 2025 ni umwaka utameze nk'iyindi nk'uko na 2024 nawo ntabwo wari umeze nk'iyindi wari utandukanye cyane ni umwaka wa rimwe aho wari umwihariko buri mwaka uzana n'ibyawo ariko congratulation ku bantu basubitse amasomo muri kaminuza y'u Rwanda bamwe bashobora guhitamo gucumbika bakaza kwiga muri sosiyete ariko hari n'abashobora gukomerezamo hari n'abashobora kujya mu zindi universities zitandukanye ariko icyita rusange nuko
bahawe ikaze mubahaye ikaze nyine baze barebe ibiri hano hanze bumve ko mbahaye ikaze ego bose 9,000 na birengaho n'umwaka washize nabwo hari abandi nk'abo cyangwa barutaho cyangwa bake kuri bo n'indi myaka uko yagiye ibanza n'uyu mwaka nyine wundi next graduates nabo bazaba barenze abo ngabo cyane cyangwa bari bake bo ikaze rero kuri abo banyeshuri ni ngombwa ko nabo begera nyine Retroviseur TV kugira ngo dusangire ino ngingo cyane kabisa abantu bari live tubashimire cyane ahantu rero ngiye guterurira iyi ngingo cyangwa hano ngiye guterura igisubizo cy'ikibazo mbajije nuvuga nk'umuntu wasoje kaminuza nawe abo tutari bubyumve kimwe bihangane nabo bafite ukundi babyumva ariko nyine uko niko ndi bube ndi kubibona cyangwa mu buryo bwanyu bw'ururamo nuko nguko ndi buze kuba mbibona abo tutari bubyumve kimwe erega si n'itegeko kumva ikibi kimwe abantu nta nubwo ari itegeko kumva abantu ikibi ariko nabo bajye muri comment batubwire uko bimeze iyo wibajije ngo kera kwiga byari urufunguzo rw'ubuzima ariko ngo kera yasozaga tubona akazi nsangira gukora ntabwo haramenyekana neza uwahinduye serire bahinduye serire muri make cyangwa barayihindura yari ifite udufunguzo dutatu ariko barayihinduye bashyiraho iyindi buri muntu wese ahantu ari yibaza iki kibazo ninde wahinduye serire ese nabona koko kwiga bitagiye urufunguzo ko numva nacyo kibazo usa nk'ukibaza ukuntu ngenda kibaza ariko kubera ko muri iki kiganiro mbwirijwe kugisubiza uko mbyumva nahita nanakisubiza ubwo nyine nanasubiza n'undi muntu uko mbyumva jyewe kwiga nibyo kera byari urufunguzo rw'ubuzima ariko ntabwo ubuzima bw'abantu bose bwari bushingiye ku kwiga ariko ubundi kwiga icyo nyine bita kwiga uriya muntu yarize ubundi icyo bita kwiga ni urufunguzo rw'ubuzima kuva kera kugera n'ubu ngubu ahubwo ni urufunguzo rw'ubuzima ku wize iki ushobora kuvuga ko biterwa n'icyo wize se nta muntu n'umwe ubaho udafite ikintu yize ahubwo cyari igiki yakigiye icyo dusigara tureba arimo arakibyaza umusaruro ate kirimo kumufasha kubaho gukemura ibibazo by'ubuzima gute niho rero turi buze gusa n'abasubiza amaso inyuma tukibaza nyine bya bintu byose abantu biga ni igitekerezo giciriritse kureba umuntu wakuriye iwabo mu bahinzi agafata isuka akajya ajyana agatezo k'ibishyimbo abandi bagiye guhinga mu mushike mu mabuye mu makoro bibasaba amasuka ateye ukundi we umwana akabakurikira akajyana we akantu katari buze kugira variyu ariko nawe agira icyo yitwaza kugira ngo yigane arebe sipidi abandi bakoreraho yigane uko bazamura isuka yigane uko bamanura isuka ibintu byose abyiga bimenye ni igitekerezo giciriritse kuvuga ko umuntu atize nawe aba yarize ko byumvikana ahubwo bya bindi yize yigiye ku babyeyi na sosiyete yarimo uwo munsi uyu munsi arimo arabibyaza gute umusaruro ibyo yize ni rwo rufunguzo rw'ubuzima bwe ni ukuvuga ngo uko abyaza umusaruro ibyo bintu yize uko abyaza umusaruro ubwo buhinzi yigiye ku babyeyi kuba yarabyize akabimenya ntabwo umubyeyi ari ugiye kwita umwarimu mubi urwo rufunguzo rero ubwo bumenyi bamuhaga nibwo agomba gukoresha kugira ngo yiyubake we ubwe ariho bahera bavuga ngo kwiga ni urufunguzo rw'ubuzima ishuri ni urufunguzo rw'ubuzima niba ugiye kuraga umwana wawe byaba byiza umuhaye umurage w'amashuri
urumva bivuze ngo niba twese turi kumvikana aho ngaho ko biterwa n'ibyo wize naho wabyigiye ariko nanone bikajyana n'uburyo witeguye cyangwa uburyo urimo urabyaza umusaruro bwa bumenyi. uyu munsi niba mfite umushuti wanjye w'umukanishi ambwira nti nyamara ndabona ibintu bitari kumera neza, waretse nkakwegera nkajya ngufashije nkagira gute umunsi nzamenya gushira ipine mu modoka, nkaba mbizi neza ko ku irembo ryo mu Rwanda haramutse hapfiriye imodoka nahita negura amasupana n'ibiki byose n'imfunguzo nkagenda nkamushyiriramo ipine rye akampereza 5 agakomeza ibyanjye ngakomeza ibyanjye. bwa bumenyi hahandi nabukuye bya bindi nize uyu munsi ni urufunguzo rw'ubuzima bwanjye. aho ngaho ndi kukumva turi kujyana, ariko nanone okay, reka wenda twibanze cyane kuri aba ngaba wenda bari gusoza za kaminuza wenda ariho twibanda cyane nyine. iyo impamvu nagusubije gutyo baruhere mu mizi wa generalije wafashe muri rusange, narifashe muri rusange kwiga. ubwo nyine nagira ngo banze nsobanurire abantu ko kwiga atari ugufata ibitabo, atari ugushogoshera buri munsi buri gitondo buri ryari uri kumva uva akaza ari ukujya ku ishuri ugaruka. umwanya wo kwiga ni umwanya urambuye buri munsi turiga, kandi ibyo twiga nibyo bitubera nyine urufunguzo rw'ubuzima. hanyuma rero Aimable ndagira ngo umbwire sibyo uko mbyumva uri kuvuga ngo uko izo skills ubwo bumenyi wagiye ufata uko ugenda ubukoresha nibyo bikubera urufunguzo rw'ubuzima sibyo, uko ugenda ukoresha ubwo bumenyi ibyo nibyo wagiye ugaruka. ariko se niba tuvuga 9,000 by'uyu mwaka bisoje uyu mwaka n'ibindi 9,000 byasoje umwaka ushize n'ibindi 9,000 gutyo bakagera mu 20 cyangwa 30 bose bavuga bati ingufuri barahinduye, bivuze yuko ibintu bari bize bageze hano hanze bikabacanga nyine bagasanga nta kintu biri kubafasha hano hanze muri sosiyete nyarwanda sibyo. bivuze yuko bose batari kubasha gukoresha ubwo bumenyi bakoresheje bize ntibabashe, bikaba biri kubagora, ubuzima bukaba buri kubacanga, bakaba bavuga ati kwiga aribo bahita bavuga ati kwiga nta kintu kimaze. reka dufate urufunguzo nk'ingano y'ubumenyi umuntu yakuye mu ishuri. niba tugiye kwibanda kuri cya kindi twita ishuri, iri shuri riri nyine ubu buryo bw'imyigire bugezweho, gufata ibitabo ukajya mu ishuri ukicara urumva ubu buryo bw'imyigire bugezweho. niba bita fomo niba iyi formal education niba ariyo tugiye kwibandaho, reka dufate ubumenyi wahawe, agapfunyika k'ubumenyi wahawe cyangwa ibyo wabashije gusigarana nyuma y'uko wibagiwe ibindi byose, ugasigarana ibyo ngibyo aribwo bumenyi wakuye muri rya shuri cyangwa muri ya formal education. informal education tube tuyirengagije nawe waherewe kuko aba graduates bari kuva nyine muri ya formal education. nidufata abangaba barangije tugafata ubumenyi bagiye bafite, urumva mu mfunguzo buraba imfunguzo hakaba n'izo bita master key. za kibamba nyine. urufunguzo aho ashatse nta hantu namwe ajya komanga umuntu urufite, ahubwo agenda agafungura we kubera ko bayizeye ko ingufuri ziriho ubu n'izizakorwa urwo rufunguzo ruzaba rukora. noneho kadufate ya mpamba y'ubumenyi umuntu akuye mu ishuri aba ari rwo twita urufunguzo. hanyuma sosiyete cyangwa se umuryango tuwufate nka ya myanya y'akazi za job positions ziri hano hanze muri fields zitandukanye. ikintu biri buza kutugezaho nuko nyine turi bubashe gukura mu mvugo zizimije z'imfunguzo n'ibiki kugira ngo hatagira n'umuntu uvuga ngo twavuze ibindi. ya mpamba y'ubumenyi niba uyifite igaragazwa ihagarariwe na degree nka pepa
iyo pepa nayo tuza kugarukaho tukareba ibyayo. iyo pepa niba ariyo ihagarariye ubumenyi ufite koko, urumva bivuze ngo urwo ni urufunguzo urikumva rwa job position yego cyane ahantu runaka. nitujya kugereranya igihe cya kera n'icyubu, nyine uzavuga ngo ese uzibaza ngo ninde wahinduye ingufuri. kubera ko iyo kera abantu barangizaga za job position akenshi zabaga ari nkeya cyane cyangwa zabaga ari nyinshi cyane ugereranije n'abafite imfunguzo n'abari ku isoko muri rusange. bivuze ngo wowe hari n'igihe babanzaga bagafata urufunguzo rwawe mbere y'uko unarugira banaruguha, bakabanza bo baza ahantu bari buze ku rufunguzo, bakabanza bakagenda bagakorogoshora, barangiza finally ukabona bakuzaniye urufunguzo, bakakwereka n'umuryango bati uru rufunguzo rufungura kuri uriya muryango mu byubahiro. urumva bagahita banakubwira bati twarabirebye dusanga harimo imbogamizi, harimo ibiki, uzakenera akamoto, uzakenera akamodoka, twarabirebye dusanga uzakenera icumbi, twarabirebye dusanga. hari abantu babanje gukora study, ko bakoraga study ku miryango myinshi ariko imfunguzo nkeya, kandi buri rufunguzo byanze bikunze rufite ahantu hamwe cyangwa henshi rwafungura. yego ubu noneho rero n'ubundi rwa rufunguzo cyangwa bwa bumenyi umuntu akura ku ishuri n'ubundi biracyari urufunguzo rw'ubuzima. ese ubu ngubu buracyari ndabyemera. icyo nshaka kugeraho ni uko aho byatandukaniye inzugi uyu munsi zabaye nkeya, kandi abantu bafite imfunguzo ni nyinshi, no muri izo mfunguzo harimo duplicate, hariho izihuje inzugi, ubwo nabahuje nyine ubumenyi muri rusange, urumva. kandi mu bantu bazi imiterere y'urugi rwa serire cyangwa ingufuri, cyane cyane serire, iyo winjiye ugafunga, iyo hari umuntu winjiye agafungaho, biba bigoye kwaza no rwa rufunguzo gushyire mu bukate kare, biragoye. hari mu rundi ntabwo byakora, hari mu rundi biragoye, urumva. na job position uyu munsi ni uko nguko zimeze. abashaka akazi ni benshi, dukomeze dukoresha urufunguzo. abafite imfunguzo ni benshi, urumva. cyangwa se n'inganda zikora imfunguzo zabaye nyinshi. yego izi nshuro imfunguzo zabaye nyinshi. abashaka imfunguzo cyangwa ko ari amashuri nyine, urumva. mbere baragabanaga, bamwe bakajya muri ya formal education, abandi bakajya muri informal education, bidateje ikibazo. ubu ngubu kuba uri muri informal education urasa n'uwatakaye. ubundi se baracyabaho nyine biragoye, urumva. n'umuntu uhari uyu munsi mu ngeri zose ari gufatwa nk'umuntu uri aho atagomba kuba ari. abantu bose bakangurirwa kujya muri ya formal education. abantu batabyumva neza, formal education ni uburezi nyine bugezweho bwa mwarimu imbere, n'abanyeshuri nka sa bicaye ku ntebe bafite amakayi, bahabwa exercice, bakagera igihe cya pratique, igihe cya teori. muri primaire bakagira n'icyandiko, buri muntu n'ibuye rye cyangwa itafari mu kibuga bicaye. mu gihe informal education ni cya gihe wowe wabaga uri umubaje, abana bawe bose bakabwirizwa kukureberaho, kwigiraho ibyo gukora, cyangwa wabyara umwana bitandukanye utiyumvamo, nyine ngo indi byara mweru na muhima, utiyumvamo ububaje, ukaba ufite ahantu uzamujyana mu buhinzi, bakagenda nabo bakamwigisha ku nshuti, bakamwigisha guhinga, akabizingatira akabimenya neza, mukabaza mukagura amasambu, agakora akazi ko kuyahinga, bakuzuzanya batyo. ubwo informo ni ukwigira muri sosiyete. urumva. icyo gihe rero byari bitandukanye kubera ko iyi sosiyete nyine yaragabanaga, umwe akajya muri informal education
ntibiteze ikibazo, n'undi akajya muri form education nabyo ntibiteze ikibazo cyane. Byaje gutereza ikibazo rero aho abantu bategekwaga kwirunda bose muri form education. mwarimu imbere Kuko bamwe babaga bafite imfunguzo zifungura muri form education, hanyuma abandi bafite imfunguzo zifungura muri form, buri imwe n'urwo afite akagira gute akajya kurufunguza nyine aho abona rukwiriye. fata urufunguzo mujya kurwana none icyo gihe abantu birundaga muri ya form education kuko niyo yari yoroshye, ni ibintu wakuriragamo bityo kubyiyumvamo bikakorohera. yego urumva kugeza igihe nyine abantu bategekewe kuba muri ya form education bategekewe barabitegekeye buriya kubera ko niba atari impano yanjye kwiga biology kandi nkaba ngomba kuyiga kugira ngo nzagire value muri sosiyete, ibyo ni itegeko nta bindi. imibare yige nyine tu imibare yige, physique yige ku itegeko, biology yige, shimu yige, kandi utabishaka ntubishaka umuntu afite ubushobozi genda biga ibice bigize igiti ubimastering. noneho rero katwigarukire ku mfunguzo n'ingufuri tubihuza n'ubuzima buhari uyu munsi. Niba abantu bafite za mfunguzo kandi hakaba harimo na duplicate ni igihe hari imfunguzo nyinshi zihuje urugi rumwe. urugi rumwe ugasanga rufite nk'imfunguzo nk'ibihumbi nk'icumi. icyo gihe ni hahandi uzajya kuri mifotora, urumva bakavuga bati data manager muri Rutsiro district, uri kumva 1 position level 3, uri kumva hanyuma application open, urumva ibihumbi ijana bigaterekaho bose, kandi bakeneye umuntu umwe. bivuze ngo bose bafite rwa rufunguzo, imfunguzo bahawe ni zimwe, ziri duplicate zifungura rwa rugi rumwe rwo muri Rutsiro district data manager, kandi bakeneye urufunguzo rumwe. bivuze ngo nyine niho hazava za gahunda zo gufilitaringa kugeza igihe hinjiyemo umuntu agafunga abandi bose bagacishe bagahita basubira inyuma. yego. Mabre hakorwa iki kugira ngo urumva ikibazo handi kucyumva abantu kuri iki gihe bari ntabwo reka tubaze turebere wenda hano hari urundi rufunguzo rw'ubuzima ku rundi ruhande ubona ruhari uretse urwo rw'ubuzima rwo kwiga rw'ishuri. hari urundi rufunguzo ubona rwaba ruhari kuri iki gihe umuntu yakwifashisha wenda ku buryo yareka kwirinda ubwo bw'ishuri. urumva ahantu biba bigoraniye, urumva bijyanye na evolution na changes z'abantu uko bagenda bahinduka, sosiyete zihinduka, bigenda bizamo ibibazo. aho abantu babwirijwe gukora ikintu kimwe bakajya ahantu hamwe bakahagira amasaha amwe, ibintu byose nyine bakabikorera igihe kimwe. yego. uvutse uyu munsi ugasanga abantu bagendesha amaguru, wowe ukavuka ufite ubushobozi bwo kugendesha umutwe, byanze bikunze uhita uba ikibazo muri rubanda. cyo kimwe n'uko uramutse ugeze mu isi y'abantu bagendesha umutwe ukiha kugendesha amaguru, byaba ikibazo. urumva uyu munsi turi muri ya system ivuga ngo iyo amazi atembye amanuka nta buye ryavamo ngo ryivumbure ryo ritembere riri kuzamuka. bivuze iki? bivuze ko niba twese dutegetswe kwirundira ahantu hamwe kuri iyo post imwe, kugira ubumenyi bumwe turi benshi, ni za duplicate turimo kurema. urumva noneho leta zo zikavuga ngo niba urufunguzo ubona ufite duplicate kandi umuryango hakaba hinjiyemo umuntu, ubaka inzu yawe ushyireho umuryango wawe, umenye urufunguzo rwawe, password uyimenye, ubyuza ufungure winjire ntawe uguhagaze hejuru. ubwo ni ukwihangira imirimo yo kugarukaho. ariko abantu babibwira ntabwo ari abantu ba nyabo bo kubibwira. nicyo kibazo nanone kihaba. uyu munsi ndashimangira ko kwiga biracyari urufunguzo rw'ubuzima. ahubwo icyo tubwirijwe nk'abantu ni ukumenya rwa rufunguzo rwawe ufite rwagenewe gufungura he. ese ahubwo biriya bintu byo
okay buriya bumenyi baba bahabwa mu mashuri buriya bwo bwamubera urufunguzo rujya gufungura aho hanze buriya ibintu biga nyine bo byamubera urumva umuntu ashobora urufunguzo kuguhereza urufunguzo akakubwira ko hari kopi y'urundi ariko imashini yajya gucura ikibagirwa iryinyo rimwe yego yibagiwe nk'iryinyo rimwe ugera ku rugi rwose rukagutuka cyane rukakureba rukakwitegereza rukavuga ati nkawe uri mu biki rukavaho runakubwira ati hafu utanyica wowe turabona warapfuye nta bwenge ugira muri hantu ujya gusaba akazi ahantu bakakureba ibikurimo baba babona hari iryinyo ribura muri ya mpamvu mbaye y'ubumenyi twageranije n'urufunguzo haba hari iryinyo ribura noneho rero niba uyu munsi bikiri kuducanga nta banga rihari imfunguzo dufite nyinshi zimwe ni duplicate izindi ziburamo amenyo urumva izindi nta nubwo ari n'imfunguzo ni igikangisho izindi si n'imfunguzo ushobora kwibwira ngo mfite urufunguzo nyamara ari ugukanga nka wa muntu ugenda uzunguza kontaki uri guhabura abantu urumva yajya ahantu mu karesitora akaba arambitse ku ruhande kugira ngo umuseriveri amutinya avuga ati uyu muntu afite n'akamodoka kandi iyo kontaki arayitoraguye cyangwa yijuye umuntu Aimable kugira ngo zidakomeza gucanga abantu dukomeza kuvangamo imfunguzo n'ingufuri akaba tubijyane nyine tubivuge nyine turi straight tuvuga tuti uburezi muri rusange kwiga muri rusange tubivuge nyine tukubitiye nyine tutiriwe duca ngo imfunguzo n'ingufuri sibyo umuntu ari kwiga kuri iki gihe kwanza uri kubona mu Rwanda muri iki gihe uburezi buri guhabwa abantu abanyeshuri nyine aba bari gusohoka basoza uri kubona ubumenyi bahabwa hatari ikibazo atariho hava ikibazo kituma abo bantu bagira hanze ibyo bize ntibabashe kubikoresha haragira kwa agiye gusaba akazi bakamureba bagaseka muri iki gihe abakire basigaye bakureba akavuga ati basigaye bibaza bati none abantu basigaye bari gusohora kaminuza gusohora abantu bari incompetent bagera ku isoko ry'umurimo bakaba nta kintu nyine bazi barigiye teori amateori ariko ibintu byanye no bikorwa n'umurimo wapi nta kintu kiri ubu cyo yitari mu burezi kitari mu burezi kibazo ni kiri mu burezi ubwo ngubwo nuko ari ukurushya iminsi ariko buri muntu warangije revi yariyo yose arabizi ko hari ikintu yasohokanye cyangwa ntacyo yasohokanye buriya hari abantu bajya kudepoza ku kazi babyizi ko nta kintu bazi babizi neza ko nta kintu bazi urumva babizi neza ko igihe bagitaye bihagije bakirinda kurenganya abakibatesheje n'ababoheje kugira ngo bitaza gukurura undi mwuka bagapfa guherekeza abandi ngo nabo bajye muri competition y'ibizamini ariko baba bizi ko nta kirimo kuba nta kirimo rero bigaruka kuri gahunda nyinshi cyangwa ku bintu byinshi hari porogaramu z'uburezi hari politike y'uburezi hari uburyo bwo gutegura ishuri reka nkubwire buriya kugira ngo umuntu yinjire mu ishuri hari ibintu bike ntabwo nibuka umubare ariko abantu bagenda babibara hari ibintu cy'abazi hari icyo bita ireme urumva uramutse ufashe ishuri nka structure inzu ukayita ishuri biragoye ko iryo shuri rishobora gusohokamo umuntu muzima ireme ry'iryo shuri ryaba rifite iryo ari ryo ryose byagorana ko risohora umuntu muzima watoye ubumenyi mu gihe yaba yarinjiye mu ishuri nta reme afite uri kubyumva mu gihe nta reme umuntu winjiye mu ishuri afite biragoye ni nko kwikoreza umuntu umusozi nyine urumva niba umuntu winjiye mu ishuri afite ireme ariko iryo shuri rikaba ubwaryo ridafite ireme nanone afite gahunda yo kwiga afite gahunda yo kwiga yujuje ibisabwa ngo yige ariteguye neza ndabivuga mu ijambo rimwe ireme ariko aho agiye gushaka ubumenyi nta reme rihari urumva biragoye ko ari cyo zacyura
azakora zero waka imyaka 3 azashira nta kintu afite mu mutwe. ibyo ni bibiri mvuze. Icya gatatu, biragoye kwicara mu ishuri kuba umunyeshuri ashobora kuva iwabo afite ireme akinjira mu ishuri rifite ireme, ariko uje kumuhereza ubumenyi ko ntabwo yaje gushaka ireme ry'uburezi, yaje gushaka ubumenyi bufite umumaro, bufite icyo buhindura yaba muri we cyangwa ku bamukikije. Aramutse asanzemo umuntu cyangwa uje kumwigisha akamusanga mu ishuri ibyo byose byuzuye bifite ireme, ariko uwo nguwo uje kumwigisha nta reme afite, zero, azaba akorera ubusa uwo nguwo uri gushaka ubumenyi, azaba ari gukorera ubusa. bivuze ngo bya bintu byose uko ari bitatu ntibibaye zero. Noneho nidufata umunyeshuri akava mu rugo akinjira mu ishuri rifite ireme, hakinjiramo umuntu uje kumuhereza ubumenyi ufite ireme, ariko politiki na gahunda y'uburezi bagiye kubanamo idafite ireme, ni zero, zaba ari zero. urumva? Azasohoka nta kintu kiri mu mutwe. Yego. Minisante ibwiriza abantu kwirinda malariya, ariko ntushobora kwirinda malariya kuko waryamye mu nzitiramibu. Ntushobora kwirinda malariya kubera ko wafunze amadirisha hakiri kare. Ntabwo ushobora kwirinda malariya kubera ko watemye ibihuru, kubera ko ibiziba wabisibye, ibikono n'ibicupa n'ibiki byose wabitoraguye wagiye kubitwika cyangwa ukabishyira ahantu habugenewe. Ntabwo uburyo bumwe bushobora kugufasha. Niyo mpamvu minisante ikangurira abantu gukoresha uburyo bukomatanyije kugira ngo kwa kwirinda malariya koko gushoboke. Urumva? Utazarara mu nzitiramibu, wasohoka umubu ukakurira hanze kubera ko waturutse mu kidendezi. Ushobora gusiba ibidendezi ugafunga amadirisha ukarara no mu nzitiramibu ariko hakiri ibihuru. Aho ntacyo waba wakoze. Niyo mpamvu za ngamba zikomatanije. Ego. No kugira ngo rero uburezi bube bufite bushobore kugira umumaro, rwa rufunguzo tuzaruhereza umuntu tuvuga tuti uyu muntu uru rufunguzo tumuhaye ni master key. Ahantu hose azafungura urufunguzo ruzamufasha. Niba uru rufunguzo turumuhaye kujya mu gice kijyanye n'ubuhinzi, ahantu hose azumva akantu kari mu buhinzi, uru rufunguzo ruzabasha kuhafungura. Yego. Urumva? Cyangwa se azabasha no guhimba imiryango myinshi ku buryo azashinga uruganda rucura imfunguzo akaziha n'abandi. Sana. Cyangwa ku buryo azabasha kureba duplicate zihari akabasha kuziremera imiryango isa n'uwafite. Kugira ngo ibyo bintu bishoboke, nuko tugomba gukomatanya izi ngamba cyangwa ubu buryo. Umunyeshuri ugiye ku ishuri agomba kuba afite ireme. Iyo ugiye ku ishuri ufite inzara birumvikana ko nta reme uba ufite. Abana wigeze wiga ahantu uwo mwana uvuga uza atariye abo wa mbere, aba abantu ba mbere abafite ibindi bintu bari abafite added values. Uri kumva? Added values. Bazi ubwenge. Uri kumva? Hari abantu badasanzwe. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kukubwira, niba dufite umunyeshuri ufite ireme, tukagira ishuri rifite ireme, ntabwo wakwiga unyagirwa ngo nurangiza ubwira abantu ngo iryo shuri rifite ireme. Ntabwo wakwiga bigusaba ko wumva amajwi atandukanye uri kwiga icyongereza ngo ubyigire ku kigo kitagira radiyo ngo bikunde. Ntabwo wakwifata ngo ujye kwiga biology na chimie ahantu hatari laboratoire ngo umbwire ngo ibyo bintu bizakunda. Iryo ni ireme ry'ishuri. Urumva? Narusanga biga ngo indimi ariko nta library bagira. Nta library. Urumva? Kandi ngo n'umwarimu wigisha ikinyarwanda ari kwivugira icyongereza cyangwa se uwigisha icyongereza yivugira ikinyarwanda, aho ngaho nyine nta reme. Iryo shuri mu by'ukuri nta reme riba rifite. Ni umwarimu uje kumpereza bwa bumenyi rwa rufunguzo, uri kuncurira, uri kumfasha gucura urufunguzo, agomba kuba
azi nyine azi imfunguzo zose zihari kugira ngo abashe kuvuza amenyo yazo ankorere mu master key. abarimu ntabwo ubwo bushobozi se barabufite ntabwo niba batabufite nta reme bafite abo barimu. urumva icyo si icya gatatu. ikindi ni politike na porogaramu bigenga uburezi. uyu munsi politiki ubundi bigomba kugira politiki iyo ari yo yose bigomba gufata umwanya wo kwiyubaka. urumva uyu munsi nahoze numva bagenzi bacu bavuye kuri izi mikoro bavuga ngo kubetinga ubundi bazabiciye. nta ntambara idasiga akajorite. abantu bazabetinga baniyahure kugeza igihe abantu bose bazamenyera ikigero cya nyacyo cyo kubetinga n'ibyo umuntu abetinga. ibyo twagezeho uyu munsi hari sacrifices cyane. hari ababikobokeye mu mvugo igezweho turi kubyinjoyinga. n'aba ngaba rero bari gupfa biyahuye bazira betingi bari kubikobokera kugira ngo hazagire abandi bantu bazi kubetinga neza babivanga n'ikoranabuhanga rigezweho ku buryo betinga akaba azi ko uyu munsi niba wamuriye hari icyo yize ariko nawe azaharya. iyo narindiho ni politike na porogaramu bigenga uburezi. niba uburezi dufite uyu munsi mu Rwanda budafite iminsi yo kwiyubaka ngo bashyireho porogaramu uyu munsi tunanire abandi bazazi bananire ariko uko tuzagenda tuyicamo tuzagenda tubyara abana bashobora kuyadapta na ya porogaramu bavamo abantu bakomeye. umuntu ni evolution. ntabwo umuntu yavutse ameze gutya. hari ibyagiye bimwiyongeraho hari n'ibyamuvuyeho bijyanye na miriye. aka kanya dufite ikibazo cy'abantu bagenda bakiga hanze yarangiza yaza wenda yagira imana agahita aba nka minisitiri w'ahantu runaka agatangira kwapurikamo ibintu yabonye muri icyo gihugu cyo hanze yabonye. uwo nguwo ntabwo aba azi igihugu, ntabwo aba azi ikibazo igihugu gifite. urumva ngo ibintu abonye ngo byarakubwiye ngo uri kumva nkunda no kubivuga. nta muntu ukwiriye kuba umuyobozi kubera ko hari uwamubonye akamubonamo icyizere. umuntu akwiriye kuba ari umuyobozi bidashidikanywaho. yarakuze abyiyumvamo. ubu uyu munsi niba hari umuntu uri guhirimbanira ko uburezi bw'u Rwanda buhinduka ari umwana w'imyaka 10 akareba akabona ibyo babigisha n'uburyo babigishamo ntabwo binyuze sosiyete, nta kintu bitanga. uyu munsi niba ari kwitoza kubihindura natagira amahirwe yo kwisanga mu mwanya umufasha kubihindura ibyo yatekereje byose imyaka yose bizapfa ubusa. hazabaho ikosa ry'uko nyine bazareba bakavuga bati uyu muntu yize muri Amerika nibyo yarize muri Amerika yaranabifashe ibyo yize muri Amerika ariko ahantu akwiriye kubyapurika ni muri sosiyete yo muri Amerika, si mu Rwanda. uri kumva? akwiriye kubyapurayinga kuri John wo mu Budage, akwiriye kubyapurayinga kuri Ivanovic wa hehe, urumva? ariko kuri Tuyizere ntabwo bikora. Babure Tuyizere wo mu Rwanda wapi? ntabwo ibyo bintu bikora. uzaza ubimucengeze wimushyiremo ariko bitewe n'ukuntu yibereyeho ntacyo uzaba uri gukora zero waka. ntabwo bizinjira. urumva? niyo mpamvu uyu munsi bazazana uwize muri Amerika akazana ibyo muri Amerika bikananirwa gufitinga n'abanyarwanda n'ubuzima bwo mu Rwanda. urumva? ntabwo umwana wakuze urya sezame ku mugati buri munsi ntabwo uzamutegeka kwibuka nk'iby'umwana wiririye ibijumba yangiza akajya kwahira umwanya usagutse akawigamo. niba ushaka ko umuntu koko ava mu wo ushaka mushakire sezame, ubanza umugaburire umugeza kuri standard by'igisekuru. ibintu byose bituriho twabikomoye mu basekuru. uyu munsi igihango ufite mu buzima bwawe ushobora gusanga gikomoka ku bantu benshi bo mu muryango wanyu. bivuze ngo ubushobozi batari bafite nta hantu wowe uzigera ubukura. nibigerera imibereho ya sogokuru iya sogokuruza uko bari babayeho,
bige uko papa yabayeho, hanyuma nibangeraho uri kumva bazaba bamaze kumenya icyo bakwiriye kunkorera, icyo ukwiriye wowe njyewe tuyizere wo mu Rwanda kizagufasha kizamfasha. kuko n'abo ngabo bo muri ibyo bihugu nabo barabanje biga ibisekuru, nabo barabanje biga ibisekuru, biga ibisekuruza byaba. Umuntu akarwana no guhindura akantu kugira ngo katazavukira mu mwana we. Yego. Umuntu akarwana no gucika ku ngeso akavuga ati ibi bintu kamyikuremo bitazigera byangiriza umwana azabyara. Yego. Bivuze ngo nabyikuramo hari amahirwe ko umwana azavuka we bitamurimo, afite ubundi bushobozi butandukanye n'ubwo umubyeyi we yari afite. Urumva? Uburezi rero tugomba kubwubaka nk'igisekuru ku gisekuru, igisekuru ku gisekuru, tugenda dufata ibiriho twongeramo ibindi, twongeramo ibindi, twongeramo ibindi, uko natwe evolution y'imibereho iri kugenda ihinduka. Ntabwo uyu munsi tuzafata porogaramu uyu munsi minisitiri wize muri Amerika azazana ibyo muri Amerika, ugiye mu Burusiya azazana ibyo mu Burusiya, uwize mu Budage azana iby'Abadage. Urumva? Usange igihugu cyose kiri guhinduka Abadage kandi mu by'ukuri ni Abanyarwanda, turi Abanyarwanda. Impamvu birababaje kuba umuntu yiga porogaramu y'imyaka 3-4 ariko ugasanga mu bintu yize avuga ati nyine mu masomo yari agenewe kwiga ugasanga nka 15 yavuga ko nta na rimwe yigeze afatamo. Ibyo rero ntabwo bakwiriye kubarira ubumenyi mu masomo, ahubwo bajya bavuga bati umuntu wamaze imyaka 3 ajya ku ishuri, uwo muntu ni uri bubona akazi tutitaye ku bumenyi afite. Kuko imyaka yo barayimara pe, 4 5 barayimara, ukongeraho n'indi nk'ibiri, ukongeraho n'indi nk'indi, ukongeraho na za certificat, ikaba nka 20 uri kwiga, ukaba ufite imyaka 30 20 warayimaze uri kwiga, waratangiye ufite imyaka 10 gutyo nyine tu. Urumva? Ugasanga imyaka yawe ubuzima yose wayibayeho, ariko mu by'ukuri niba njya kukubaza ntabwo bazakubaza ngo iyi myaka, bazakubaza ubumenyi, kandi nyamara mu nzira yose wagendaga nta bumenyi mwabisikanaga. Kari hari akantu bagarutse ko kuba wenda leta yacu rero ikabona imfunguzo ziri kuba nyinshi zifungura ingufurimo, ikavuga ati noneho hazeho gahunda za urugero kora wigire, kwihangira imirimo n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye. Se twebwe ubona muri system yacu yo kwiga wenda mu Rwanda, ubona abantu batwigisha ikintu cya mbere batwigisha, ujya ubona batwigisha ikijyanye no kwihangira umurimo, cyangwa icy'imbere batwigisha no gukora CV. Genda wandike ukore CV uzajya gusaba akazi. No, genda wandike ukore kuyikora, batwigisha gusaba akazi, nayo kuyikora nabyo ushobora kubinanira. Vuba twebwe batwigisha gusohoka ukajya gusaba akazi. CV ntago umuntu ayikora, kuyubaka CV ni ibigwi. Urumva? Ibigwi bihura n'ubuzima wabayeho n'ibyo wanyuzemo nuko wabikoze. Urugero rwaho wagesheje ubinoza, iyo niyo CV. Urumva? CV ikubiyemo icyo twakwita ubunararibonye. Ibi warabikoze warabimenye sava, ibi urabikora urabimenya sava, ibi urabikora urabimenya sava. Urumva? Kuba warabikoze ni impamvu ntakuka yuko ibi bintu ubizi. Umuntu utarigeze aba shefu wa classe, umuntu utarabaye nyumba kumi, ntabe mudugudu, ubwo ndavuga nyumba kumi mu gihe cya kera, ntabe ari mudugudu w'iki gihe, ntabe hari n'ikigare cy'abantu yayoboye. Urumva? Akaba atarasobanuriraga n'abana mu ishuri bigana, urambwira ngo nuko yikojeje muri Amerika cyangwa mu Bushinwa cyangwa mu ntabwo yagize, nta leadership skills afite. Kandi niyo yaba afite leadership skills, aba agomba kuba hari ubumenyi yavomye hashize buri kumufasha kuba ari gutunganya iyo mirimo. Nkura namaze kubona ko uburezi bufite iki cyuho, bityo ubwo ngize amahirwe yo kugihindura, kubera ko namaze igihe cyose nshaka inzira y'ukuntu cyahinduka. Urumva? Niyo mpamvu minisitiri wakuriye mu gikoma cya avoka akiga mu bigo byiza, iwabo bamwishyurira miliyoni bakobokeye, akiga indimi akazimenya. Uwo nibarebera ngo nuko ari kuvuga icyongereza neza bakamubwira ngo anyobore, ntago azigera amenya ibyo nkeneye my friend.
urumva azaba yumva ko abantu bose babaye biga nk'uko yize. urumva kubera ko azavuga ngo umwana mu gitondo arabyuka, urumva namara kubyuka yinanure bamukarabye, urumva nibamara kumukaraga bamukorere breakfast, nibamara kumukorera breakfast bamusubiriremo no kudusomo gakeya bamwibutse kugira ngo ajye mu ishuri ari fresh, noneho narangiza bamutware mu modoka, urumva iminota 10-20 azaba yageze ku ishuri kubera ko we yiga niko byabaga bimeze, urumva bityo ishuri rye ritangira saa 3 kugira ngo abana bajye babanza abana breakfast niyo mpamvu yashyize tangira saa 3, urumva akavuga ati njyewe abana banjye bagomba keya, binsaba kubajyana ku ishuri nkabanza nkanavugana na mwarimu mo gakeya, uri kumva kugira ngo mbanze musobanurire ibintu uwo munsi biri kumutera religion bimeze gutya musobanurire ubuzima bw'umwana uwo munsi kugira ngo abashe kumukurikirana, kandi ibyo bintwara umwanya, reka akazi kajye gatangira nako saa 3 ishuri rye ritangira saa 2:15 mpite mfata utunota tarani nanjye nikoze ku kazi, ukunguka akicara akavuga ati ngibi ndabinogeje, nibibe porogaramu yo kugenderaho mu Rwanda hose, nibibe porogaramu yo kugenderaho mu Rwanda hose, urumva kandi yiyibagije ko kuva saa 12 kugeza saa 3 abantu batangiye inzu bageze mu madirisha batangiye kuzana amametero bapima amadirisha cyane, abandi batangiye gutera ibintu by'ibiko, bivuze ngo gutangira akazi saa 3 ubwabyo byica akazi, ngo ni ukorohereza abantu kandi uri kukica. Ni umuco w'abanyarwanda, umurimo n'uw'akare, cyakoze ibintu bya saa 3 ntabwo ari byo, urumva bivuze ngo uyu munsi impamvu ibintu biri guhinduka bigahinduka nabi, umuntu akisanga afite urufunguzo rucitsemo kabiri, cyangwa rufite amenyo atariyo, cyangwa rugize gute, cyangwa asanga abantu bafite imfunguzo nyinshi zaragize, urumva nuko uyu munsi muri sosiyete abantu dufite bakwiriye kuba bareberera abantu, barireberaho ubwabo, ntabwo babazi, nabo barireberaho kandi ubwabo, nyine bo barireberera ubwabo, uri kumva bitaye ku bantu nyamwinshi, urumva ubwo umudepite ahabwa karamusamu agahabwa imodoka, akagenerwa ka interinete, akagenerwa amayinite, akagenerwa yo kwakira abashyitsi mu gihe hari umuntu uguyeho y'amazi n'agaki urumva akagenerwa ka misiyo n'iki iyo bagiye muri gusura abaturage ntabwo bagenda n'imodoka zabo, barabakodeshereza wenda bakabagenera hoteli, imodoka zabo bakaba zimaritse kugira ngo zitamwe sante cyane, iyo ageze kuri sitasiyo ahantu handitse SP aragendaga aragenda agaparika akerekana kadi bagakozaho, ubwo tayari mu isanduku ya leta akaba aragabanyutse, akavuga ati ubuzima n'ubu, ariko muri rusange hari abari kubigenda ntabwo bazi icyo abanyarwanda bakeneye. Turamutse tugize rero abantu bazi gucura imfunguzo, uyu munsi ntabwo bakabaye kuba bari kurwana no gucura imfunguzo zidafite ireme, ahubwo hakwiriye kuba bari kurwana, urumva, no korohereza umuntu kubona umuryango afunguzamo guha urufunguzo yahawe. Ese nk'umuntu uri hano hanze sasa, nk'umuntu uri hano hanze wenda turi kugenda tuganira ku musozo w'ikiganiro cyacu Aimable, wenda ubwo urambwira nk'uwo muntu uri kugera hanze akabona urufunguzo, afite urufunguzo ariko ingufuri nyine kwa kuri babivuze ni nyinshi cyane ingufuri ku rufunguzo afite, ari kubura ahantu akoresha agenda afungura. Niki cyagakwiye gukorwa, nicyo umuntu agakwiye gukora kugira ngo ubwe atazisanga nyine ashaje imburagihe, asaje nyine nabi, kwa kundi avuga ati hari ubuzima twifuza birumvikana ukuntu twifuza gusaza. Uwo muntu niki cyagakwiye gukora kugira ngo asaze neza, ameze neza, afite amafaranga nyine. Reka ngusubize muri ubu buryo, uwo muntu uri kubona amafaranga, uri kubona urwo rufunguzo rwari guhatana n'abantu benshi cyane, ubwe n'uwe mwanzuro agakwiye guhita yifatira akavuga ati none ngereka nkora iki ngiki kugira ngo binyorohereze. Ntacyo gukora gihari, urumva, nakomeze cyangwa se kugira ngo wenda abantu tudacika intege,
buri muntu ntacyo gukora gihari urumva buri muntu nyine nafata urufunguzo akomeza agerageze ariko muri batwebwe buri muntu yisuzume niba afite urufunguzo rwa nyarwo rufungura umuryango umwe sibyo niba afite master key niba afite urw'igice cyangwa niba afite urwahongotse rudafite amenyo uri kugaruka ku kintu cya master key nkumva agahinda karangije nkumva nanarira birabaje kuba umuntu wenda yiga ari kwiga ubundi reka nkubwire Diodo logique yo kwiga nuko ibyo wize aribyo bikubera igishoro cy'ubuzima yego niba rero utakaje imyaka 20 uri kwiga urumva ibyo bintu bikaba bidashoboye kukubera igishoro cyo kubaho bivuze ngo kugira ngo ubone igishoro cyo kubaho byagusaba indi myaka 20 kugira ngo ukibone uramutse uhinduye yego urumva tuvuge niba narize wenda ubuforomo nkabumaramo imyaka 20 nkaba ndi kubona urufunguzo mfite atarirwo kugira ngo njye kuba enjeniyeri mu gifundi nuko nzafata imyaka we ijya kungana niyo nizi igiforomo nkagira gute ukajya nyine nkagenda nkayisipendinga nayo kugira ngo ngaruke nibura bampereze urufunguzo ruvuye muri injeniyora uri kumva nkoze mu bwubatsi mbone urugi ruranyeganyeza kugira ngo wumve ukuntu tubura master key twebwe urabaza ko umuntu wize wenda ibijyanye na farumasi byahereye kuri ibyo byose bibaze ko ubundi farumasi no gukora imiti ni ukuyikora farumasi ni ugukora imiti ariko ntabwo kwiga kuyicuruza nicyo bigira nta muntu wiga farumasi wabaza ngo ngure uyu muti ngo abibashe urumva ubundi ni ugukora imiti bivuze ngo ni hahandi nyine bazaherezwa urufunguzo rufite amenyo yo gukora imiti bagashaka kujya kurufunguza kuri farumasi yo gucuruza kandi izo farumasi ni nkeya n'abashoboye gufungura imiryango cyangwa gushyiraho imiryango ya farumasi ni bake ubundi abo bantu biga farumasi bagakwiye kuba aribo bicara hariya muri labo bagahangana n'indwara ziri hano hanze bakajya banatekereza ku muti bakavuga ati uyu muti ntabwo ugifite ubushobozi reka tubuhindure twongeremo doze imeze gutya bo bizeye amazina yayo byose nta bushobozi buhari baza amazina yayo kuyicuruza bivuze ngo byapfiriye kuri ba banyeshuri badafite ireme bagiye ku ishuri bipfira kuri ya mashuri adafite ireme bipfira kuri ba barimu badafite ireme bakitwa abarimu ariko mu by'ukuri nta mwarimu murimo bicwa cyane bikomeye na politike na porogaramu na karikiramu byose bigize uburezi bigomba gukurikizwa mu burezi uri kumva izo gahunda zihindagurika uri kumva izo politike zihindagurika urumva izo karikiramu zidahuje n'igihe urumva bahora baduhinduraho ibintu urumva ibyo ngibyo bituma cyane ibyo byose iyo biri guhindagurika bitakaza konsantarasiyo ya bya bindi byose kuko iyo bihindutse ishuri rihita ritakaza ireme standard irahinduka urumva niyo bavuze bati tugiye kuzajya twigira online bivuze ngo rya shuri ryari riteretsemo intebe birasaba ko hazamo mudasobwa ritakaje ireme ku rwego ryari ririho mbere urumva umwarimu wigishaga yandika ku kibaho niba bihindaguritse ahise atakaza ireme kuko nawe agiye kwisanisha na za mudasobwa zihari urumva umunyeshuri wigaga ahise atakaza ireme kubera gahunda ziri kumuhindukiraho cyangwa porogaramu na politike karikiramu ziri kugenda zimwikaragiraho ibyo yari amenyereye ugasanga agiye mu bindi urwo byumva bibabaje cyane mpamvu rero turi kugana ku musozo wenda mu kanya wari umaze kugira inama abo bantu bafite urufunguzo ariko ruhuje imfunguzo nyinshi bafite urufunguzo ariko ruhuje ingufuri nyinshi cyane wenda turi gusoza ndagira ngo wenda utubwire n'iki wenda leta ikwiye gukora kugira ngo iki kibazo gikemuke wenda kuri abo ngabo bagiraga inama bafite urufunguzo bagakwiye no kwihangira imirimo wenda nabyo byazamo umbajije neza cyane kuri leta ku ruhande rwa leta dusoza umbajije neza cyane buriya
impamvu yo gukora Mm. ni umushahara n'ingano y'ibyo tubona umusaruro nyine ibyo Dutanga. twakobokeye Mm. ibyo twakobokeye ugukoboka twagize nibyo bigena umushahara. oya Mm. nyine Mm. biramutse ari turamutse dukoboka uko twakobotse akaba ari nako duhembwa Mm. nta muntu n'umwe wakwinubira Mm. gufasha iwanyu akazi ko mu rugo Mm. mu gihe yaba azi ko amafaranga akura mu kazi ko mu rugo ashobora gushinga umuryango akabaho Mm. ashobora gukodesha inzu akabaho Mm. ashobora gukavaringa basic needs Mm. ku rwego rwe Mm. urumva Yego. wakwisanga umuntu ari kwiga farumasi yayirangiza agahita ajya kwifashiriza abantu imirimo yo mu rugo kubera ko nayo ishobora kumutunga Mhm. umuntu yarangiza muri leadership uri kumva akarangiza masters muri leadership wenda leadership barayiga. leadership barayiga umuntu akora abyivamo nyine ntabwo. barayiga ariko nabo ntabwo bazi uko bayiga kose ntabwo bazi icyo sosiyete ikeneye ntibazi n'abaturage bazayobora uko bameze ntibazi n'ibyo bazabarinda uko bimeze ntabwo biranjye simbyumva nanjye. urumva ariko hari abiga za public relation hari abagira gute ni wa wundi nyine urangiza akaba ikintu azi ari ugusoma imirongo y'abantu banditse ku kintu runaka ariko mu by'ukuri atandastandinga umuturage wa Nyabitekeri umuturage wa Kibiraro na Kangondo babandi basenyewe bakagira wa wundi nyine uri kureba investment n'icyo akuramo ariyo mpamvu umushoramari azavuga ati iki gihugu kirasa nabi abangaba ni akajagari mu bakureho hano agahita abyumva vuba kubera ko nawe hari aho yabaye ashaka kwisanisha naho urumva noneho rero uyu nguyu hakwiriye kuba hareka ikintu cyo kubeshyanya uyu munsi leta ifite ikibazo cyo kubeshya abaturage bayo by'umwihariko abanyeshuri ifite ikibazo cyo kubabeshya ko bahaye ubumenyi cyangwa se reka ndeke kuvuga leta nka general mvuge porogaramu y'uburezi uyu munsi irabeshya abantu abagenerwabikorwa bayo irimo irababeshya ikindi leta nk'umusanzu wayo kuri icyo kibazo nimenye ko abantu ihaye imfunguzo kandi izo mfunguzo zikaba ari imfunguzo z'ubuzima bwabo nimenye ko zimwe na zimwe zacitse amenyo nimenye ko zidafite amenyo ahura kandi harimo na za duplicate uri kumva ivuga ati mbese umuntu dusohoye tukamuhereza urufunguzo tukamutegeka kubaho tukamubwira ko ariyo mpamba y'ubuzima ese muri iki gihe akiri gukorogoshora azajya babahe azarya iki azanywa iki azambara iki azagira gute urumva leta ise naho yorohereza abantu kubona basic needs burangiye reka nkubwire muri porogaramu zanjye njyapanga ikintu kigoye abajene n'ikintu gihenze mu Rwanda ni ahantu ho kuba urumva nkunda kubivuga nzakomeza mbivuge kugeza igihe nzagirira ubushobozi nkabyikorera urumva Imana izagufashe kabisa. uyu munsi leta yakwiriye kuba iri gutekereza ikavuga ngo aho kugira ngo dushishikarize umuntu gukorera amafaranga agure UPI ntabwo buri munyarwanda wese yagira UPI urumva yakwiriye kuba iri gutekereza ikavuga ngo ni gute urubyiruko rwacu rugomba gutura ese ni gute urubyiruko rwacu dushobora kurufasha kubaho mu bushobozi buke iyo nsohotse hanze mfite urufunguzo rufungura mu buvuzi hari igihe nisanga nicuriye urwanjye rwo kujya mu gikarani Nyabugogo uri kubyumva nkareba ibintu by'amabati nkicuracurira akantu k'agafunguzo
wenda akaba ari nk'ikigorofani cyangwa undi gatoragura n'iringi hariya ugasanga niboneye ingorofani nigiriye Nyabugogo. Urumva leta yakwiriye kuba iri kuntekerezaho. Njyewe Mabure yahaye urufunguzo rwo kuba dogiteri runaka, ariko nkaba narasanze duplicate ari nyinshi, ugahita nicurira urwanjye, ariko urwo rwanjye rukaba rumpereza 100,000. Ese umuntu ubaho mu 100,000 leta yakwiriye kubitekereza ngo azabaho ate? 100,000 reka tuvuge ko azagira management, azategekwa gusevinga, azategekwa kugira gute muri bya 100,000. Ariko icyo leta uyu munsi yakwiriye kubiri kumworoherezaho, nibura yakwiriye kubimwohereza kubona icumbi, ko nicyo kintu kigoye kubona. Ikavuga ngo aho kugira ngo nshishikarize abantu ngo hari muri 2 in 1, ngo hari muri hehe ngo ni 4 in 1, ngo hano ngo utubatseho ngo inzu igeretse ngo 2, ngo ntabwo ngo waba wubatse. No, urumva, nifate ikora ishoramari ry'igihe kirekire, yubakira abajene. Urumva, ku buryo ngewe umujene urangije kaminuza, nimba ndi gukora ikihede kikampereza 100,000 ku kwezi, bitazantera ikibazo kubera ko apartment ntuyemo ni nayo na kapita wanjye atuyemo, kandi kapita yishyura ku rugero rwe, nanjye nkayishyura ku rugero rwanjye, tukabana mu mahoro, tugahurira mu kazi. Mani nibiga ukuntu bubaka igorofa ry'amagorofa 30-40. Urumva, bahurizamo abajene bagura iti mujye mukora, bahurizamo abajene. Ngiye mpamvu ushobora kubona ukora ubukorodoniye nkabasha kwinjiza 100,000 ku kwezi, bavuge bati uzanye 50,000, dushobora kuguhereza inzu iri kuri uru rwego ukayibamo, ukazajya twishyura 50 kugeza igihe n'umwana wawe azapfa atari yayishyura, ariko inzu yo iza nk'uko ibihugu byateye imbere bibayeho. Niyo mpamvu n'ubu uri minisitiri nyine ukarwanira gusohora ngo abanyarwanda bose nibige, kandi purisi uko ujyana umunyarwanda ku ishuri muri bwa buryo buri fomo, niko ugenda umwiba ubushobozi bwo gutekereza ibintu bisa n'ibiciye bugufi. Niko ahita abona se worora inkoko ari ikigoryi, kubera ko wamuhaye digiri ukandikaho ngo ni dogita runaka. Urumva, akabaza ubushobozi bwa dogiteri n'ubuzima dogiteri abamo, mama we w'umuhinzi ahita amubona nk'akantu kari aho ngaho, tubona ari aciriritse. Urabaje cyane, yego. Nuko nguko rero leta ikwiriye kuvuga ngo umunyarwanda afite ubuhe bushobozi, ese ibyo yinjiza birangana gute, ese uwinjiza biki abaho ubuzima bumeze gute, hakabaho standard. Uwinjiza menshi abaho ubuzima bumeze gute, ariko icyita rusange bose babaho bakarebera hamwe, nta terambere abantu bari gupfa. Ntacyo baya, ntacyo impamvu amasaha yatugendanye, ndetse ntago nabyemera. Reka iki kiganiro kizagize igice cya kabiri, ntago bishoboka. Reka tugomba gukora igice cya kabiri cy'iki kiganiro, niba ubinyemerera. Ariko iki kiganiro tugira igice cya kabiri kuko ntago twacagiza kukagisoza n'umwanya nyine, biterwa n'umwanya, ariko nyine rimwe na rimwe umuntu araboneka. Mpamvu tuzashaka umwanya dukore igice cya kabiri, amasaha yatugendanye. Nanone ubwo mbere ko dusoza, nagira ngo mubwire bimwe twari turimo tuvuga, umujene ukeneye, wenda ukeneye kubaka, we hari ukuntu ibintu navugaga, urumva, izo nzu z'amagorofa 30-40, yego, Wiri Consultants and Construction Company Limited, ku bufatanye n'ikigo rutura cyitwa Gwasiri Limited. Urumva, ibyo bintu abantu ko babishoboye, leta yazanye amafaranga babibakorera, babibafashe. Ni serivisi yose ijyanye n'ubwubatsi yose bagufasha kubona icyangombwa. Kankubwira ukuntu iyo nzu bashobora kubakira kuri make. Umujene ashobora kugira nk'inzu ifite nka shambure 3, ubwiherero mu nzu, igikoni, byanarimba n'ibikoresho bikaba birimo. Ibi ngibi muri Gwasiri bashobora kubigukorera, ubundi ukazana amafaranga. Ubwo ndabwira leta y'umutegetsi ikaba n'umubyeyi, yazanye amafaranga bakorera Gwasiri na Wiri kandi ibintu biyemeje. Urumva ikintu bakora bo, ntabwo ari za nzu bubaka ngo ejo usanga amabati yagurutse, amategura yagurutse, usange sima yawe yahomotse, usange parafo yaguye, usange n'inzu bashobora kukubakira. Urumva, y'amagorofa yo ngayo navuze,
igorofa ryo hasi risa neza neza n'iryo hejuru kuri standard imwe. Inzu ukavuga ati imyaka 150 iyi nzu izaba ihagaze hano, umwana ufite imyaka 20 azaba akiri kuyishyurira se wapfuye. ni yanzu ubuvivi n'ubuvivure bazabamo nta kibazo naro kuvuga ngo bwira abantu bazagwasira na wi muri wiri bahamagara kuri ushaka izi serivisi icyiciro cy'abagereye mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata bahamagara kuri 0786 13 09 0786 iyo ni Wiri Consultants and Construction Company Limited. Hanyuma Gwasiri Limited naho wahamagara 0785 4 6 5 0785 4 6 8 sibyo gusa kandi Aimable yes reka tubwira ahantu ko nimugoroba wambwiye ngo uri muhamagara ngo uti ko ndi muri ahani i Bugesera ahani Nyamata. Reka tubwira abantu ko ahantu hagezweho ngo ni muri Golden ho Park gusohokera. Waba uri kumwe na girlfriend wawe boyfriend wawe, waba uri famiye yubatse urumva ituje itekanye imeze neza, umuntu wabashije kubona urufunguzo urumva akabasha kurukoza ahantu akabona karira irinjiye, akaba uyu munsi hari ikintu ari kubona, nta handi hantu ashobora kwishimana na famiye uretse hano mu karere ka Bugesera. Ni hano hafi nahimukiye depo z'ibirayi, ahangaha hitwa Golden Park. muri Golden Park ahangaha hari ikintu cyitwa promotion zivuze ubuhuha. Ibintu ubundi babitangira nk'ubuntu, ubanza na nyiraho nawe afite urufunguzo byanze bikunze ashobora kuba nawe yarabonye master key, kuko uburyo afata neza abanyarwanda ntabwo ari ikintu wakerensa, ntabwo bisanzwe. Mabure n'ubugoro wari umumagara ngo magere, ariko njye nahibaje naho hantu kumbwira hari iki batanga iki, kuko njye ahantu bacaka kubona hari ngera nkaruhuka kugira ngo reka nkubwire ikintu kimwe njye ntabwo ndondogora abantu bafite kuza kwirebera. Nta muntu ujyana amafaranga yo kugura ibintu bibiri icyarimwe. Wowe niba ufite gahunda yo kurya no kunywa, teganya amafaranga yo kurya gusa, ibyo kunywa uraza kubihabwa ku buntu urarya gusa umwe ku buntu. Ni Golden Park afite urufunguzo, iyo ni after key, afite master key urumva. Noneho niba ufite gahunda yo kunywa, yego hari ukuntu usanga umuntu mukuru yarishwe na bwaki, ugasanga umuntu ni mukuru akorera amafaranga ariko ararya ntanywe, kubera ko ahantu haba bamugurisha amayoga, bagera ku byo kurya bakamuhenda. Hano rero muri Golden Park agasinda kandi umuntu utari muri akaryama mu gitondo akabyuka akajya ku kazi, ukwezi kugashira agahembwa akongera agasinda akaryama. Hano niba ufite amafaranga yawe yo kunywera, yazane muri Golden Park, urataha uriye unanyweye kuri ya mafaranga yo kunywera gusa, ntabyo kurya bakwishyuza. Nushaka no kuryama kandi ngo uraryama muri ku rugendo bukwiriyeho, urashaka kuryama, urashaka kunywa, kurya, kuryama. hari amacumbi agezweho ameze neza nka za nzu nakubwiraga. Ubundi ugera mu icumbi ukagira ngo ni inzu ugezemo, kuko haba harimo ikintu cyose gihagije kugira ngo umuntu abemo. Mbese ubundi amacumbi yo muri Golden Park baramutse bayubakiye abajene bahita bagira urufunguzo, reka nahe Mabure hari ahantu agiye kuryama, naryamye nari naniwe ngeze ahantu naniwe, ndavuga ni kambara banze ndeba ahantu nihengetse nduhuke, ahubwo nabyutse nananiwe none nacutse birenzeho kurusha uko nagiye kuryama ameze. Nabyutse ariko hari umuntu waraye muri Golden arambwira ati hari ahantu nabaho n'ubwaho, niho hantu ushobora kugira gutya wagira icyuya ukumva wenda hari ukuntu amashuka azanye nk'icyuya, ugahita uhamagara abantu babishinzwe uti mumpindurire amashuka. kandi ntabwo ari henshi yawe, umunota umwe rwose bakakuzanira amashuka mu mabara ukunda, bakagusasira neza ukongera ukiryamira ukaruhuka, urumva nta kibazo. hahandi ujya koga ukavuga uti ndumva amazi temperatire irimo iri ku rugero rw'ubukonje rwo hasi, mushaka ukuntu muzamura ka temperatire, ibyo bikaba byose biba bihari.
aho niho hantu mwagana ni muri Golden Park Nyamata mu karere ka Bugesera ahantu hafi naho abantu nibaze abaze bati kuri depo z'ibirayi aho zimukiye ni he bafite big screen nini cyane mukunda kureba match kabisa ahantu uharebera match neza ku mukino ukagira ngo muri kumwe abantu bakunda match abantu bari za stade za Wembley na hehe iyo wicaye muri Golden Park umukino umureba wese mu muyaga ubumeze nk'umuntu uri Wembley neza urumva icyo ubutakoze nuko utahuye n'igihombo cyo gutega indege ujyayo ubu ntaho mutandukaniye n'uwicaye kuri stade gutya kandi none bafite muza bandi icuranga umuziki aba DJ bameze neza cyane abahanzi muri Golden Park aba icyo bita customization urumva ubundi mu bijyanye no gucuranga hakora icyo bita customization system abantu batayizi ni kwa kundi umuntu avuga ati ngewe reka mbabwire ndi muri mood iyi indirimbo mugiye gucuranga mwibande kuri izi hariya ubwira abacuranzi bafite gitari bari kuri piano bari ku ngoma ukababwira uti izo ndirimbo mucuranga sinzi shaka muririmbiye bakabikora hari aho bayo bagahita kugura ati siwe waduhaye akazi tuzi yego muri Golden Park nibo bazi agaciro k'amafaranga n'ukuntu mwayakobokeye niyo mpamvu baguhereza ibingana nibyo watanze yego Aimable wakoze cyane ndagushimiye cyane ndetse namwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu twizere ko Aimable iki kiganiro tugomba gukora part 2 ni part 1 please umbabare iki kiganiro tuzakora part 2 kuko ni ikibazo cyugarije societe nyarwanda kandi hano tuba tugomba kugaruka ku ngingo zifasha societe abantu bari muri comment nabo bagenda batubwira ngo bimeze bite yego njye nitwa Dedo nari kumwe na mugenzi wanjye Aimable reka mbabwire ngo ikiganiro turuzana kagaruka ciao